bagututse bipfuye ubusa, imitego baguteze irabafashe, mbese baragana he mwene data barakwirwa hewe? Kubabanyeho mwene data barajya he? Mbese kubabanyeho mwene data baragana he? Yemwe mwa bushyo bw'Imana mwihangane ibihe bito, muri wa murwa uhoraho muzabona ibyishimo. Hasigaye igihe gito intambara ikazashira. Nyumvira nk'iyi nkuru uburyo itubwiye neza cyane ngo hasigaye igihe gito intambara ikazashira. Ntukarongwe muri iyi si, ntukareke Imana yawe mu makuba no mu byago. Kurikira umwami Yesu. Buri munsi aguha kunesha byose. Ngo buri munsi aguha kunesha byose, byinshi biguhiga cyangwa bihiga ubugingo bwawe arabinesha Yesu. Kuko turi muri iyi si dufashe ibihe mu ntambara, ntabwo twatana cyangwa ntabwo twabura ibiduhiga. Niyo mpamvu hano batubwiye bati buri munsi aguha kunesha byose. Nunanirwa mu rugendo, inzira imaze kuramba, no mu makuba y'iyi si Imana izakuruhura. Hazabaho umunezero wo kunezeza umugenzi. Reka dusubiremo neza. Hazabaho umunezero wo kunezeza umugenzi. Umugenzi uzanezerwa ni umugenzi uzaba ujya i Siyoni, naho umugenzi uzaba ujya mu irimbukiro ntago azanezerwa, ahubwo azababara iteka n'iteka. Ariko ngo sabiye nanjye nisabira kuzagira iherezo ryiza ry'abakiranutsi, ubwo Yesu azaza kujyana itorero natwe azatujyane. Niyo mpamvu hano batubwiye ngo hazabaho umunezero wo kunezeza umugenzi ugana i Siyoni. Nitwizera tuzabona cya gihugu cyo mu ijuru, kandi iyo ni inkuru nziza, nta bizatugerageza. Turi hafi yo guhurira mu ijuru. Turi hafi yo guhurira mu ijuru. Mu ijuru tuzarangwayo n'umunezero, mu ijuru tuzarangwa n'ibyishimo, nta mubabaro na hato uzigera urangwa mu ijuru. Imana itugirire neza. Ngo nidutumirwa n'urupfu tuzimukana ibyishimo, ibyo twiringiye byose tuzabibona mu ijuru. Hazabaho amahoro menshi n'umunezero uhoraho. Ubwo tuzaba tugeze mu ijuru hazarangwa n'amahoro menshi cyane n'umunezero uhoraho. Imana itugirire neza. Wowe ubashije kumva cyangwa kubona iyi audio, Imana iguhe umugisha.